Hapa saa kuzica umuntu akunda kugira amani ibyo kurwana cy'ibintu basi waretse umwana agiye kugura muri kare basi reka umwana ariko rero nk'abaturage bazajya uzazongera guteka gutewe kuko bagiye kugura koko wamuretse ari ngewe basi musabe basi mu ari kurya ari matriwari ndashaka kumenya boss okay mureke ngiye bindi ngiye wimbaza ngiye nshaka kumenya boss hagati yanjye nawe na matriwari boss ni wowe urabizi rwose gauje ngiye papa nakagenda asubwo wakumva ko amata ni ibintu byatari ku buryo barwanira amata ariko reka kubaza bitaba ibintu bya hatari wowe ugira inka usibye n'inka ko nuwagutumye ihene ngo ikuremo amashunushunu wowe utayibona wese ari nko akamye ntabwo yakuzara kuri uzakora kuri nayaguze kugira nyango ntabwo nayaguze kugira ngo wowe ushyire muri urwo rufu rwawe nurangiza numara kwangatwa untume utuma yandi ngo basabakire bagere ko no kugenda biranguzwa ijage bashiramo base bangaburira ingo niyo mpamvu abwira amukoze ngo ajye teka irobo y'umuceri wewe wagiye kurya hanze waje ingegera se yishe gukora ikindi kwisura ubutinda hano mu rugo rwacu oje gukora ikira kuzi byagutera umwaka upimisha irobo y'umuceri abantu bazima bangana gutyo wakumva ubwira ngo basubira kugira ngo bateke inusugu watanze iriheposha niyo robo kari mwongi bagira emweseze irobo y'umuceri robo irobora ubusu yazarije nagusumuza azajya nagusumuko azajya irobo y'amazi umuzamu se kabarinda urugo ubwombwa bataniye he nimbwa bajye bamuhereza amagufa nibagiye kurya amakoko iyo ngiyo wagiye ubuze ko abasige mu rugo bari bube ese ko numva ubushaka kumenya abasige mu rugo ukuntu bari bubeho ngo bimenywe na Karine umugabo ninde ubuzi ko buretse bidasibe vade bw'ijambo we ubuzi kwicira ubutindi mu rugo kugeza upimisha uzatuma n'ibikimbo n'intete z'ibikimbo wimbwira ngo buretse ko nta mpamvu agushikesheje kuva kare nawe ntiwumva ariyo yayo ariko se wamugani ntabuja nakoye waranyihakanye da uri wambera ntabuja ariko uri data wenda kwemera kandi bisiko nkubaha ubwo ko nk'abantu nkamwe biyubashye abantu bakuru bakuze ubona ko bafite uburambe mu kubaka ibintu by'ingo ni gute mushobora kwicara hanze none mu bantu bapangaye mukodesha ukavuga ibintu bijyanye n'ibiryo babumva ugapfa gutanga inama hanga ari umujyanama ibyo umwana avuga ni ese ibyo mvuga ntibyumvikana kandi wabuzwa n'ikikumva ko ibyo avuga ari byo muhwanyije ubwenge koko none yagwaye akazi mutanga hanyije ubwenge wowe abo se ntakira ko ariko wagicisha mu gihugu ahongere nabi da wamvuye hejuru ye ndagira ngo ubwize ukuri kandi harya witwa iki yewe yitwa Bahenada yaguhenera ku gipangu koko genda bataragukura yaguhenera ku gipangu genda ari yega je sintinya abantu cyane cyane ko n'Imana y'ubwayo ikindi nkubwira wewe kise kandi ko ngaruka yewe ntihorohewe ndagira ngo ubwize ukuri ko natakwica zakurya bubisi karyo umuswa gahambiro ariko nko uri kugaragaza ikikari wagiye witonda ko bangaragaza ikivugo w'ubugaragaza turabizi kuri debande ni ukuvuga ngo muri make wararebye ubona matibori kugira kubahe aruka azajya akora ikintu ukahita umunsuzuguza wowe iyo mbwiye matibori wari kumuhereza amafaranga akajya kukugurira amata akaza akagutera yawe ubundi urinda utuma ngiye mvuga nabi wajya utanga iposho mbere nawe ntazikara yawe sibyo we ntukamenyera kandi kari nikitse ko ngiye ubwo nakubita izo ntoki nkazivuga ntuzongere kujya wivanga muri dosiye zanjye mu gihe uba utatanze amafaranga ngo bajye guhaha kare ntukarebe uwayatanze ngo ushake gutuma ategereza kuri bizinesi ziwe nese njye gutari wambariye ahandi ndahubariramo nyoko yarakubyaye ngo kari nakurere wowe waje kunshaka kugira nkure cyangwa waje kunshaka kugira untunge ikibazo ufite ni ibyo byabuze ugiye kugira ipime nta nshingano nimwe y'umugabo ukora muri uru rugo rero ntugashake kugira ngo bakubaye nawe nshingano nimwe nkora mase wankunde nagura nteye umugongo cyangwa mu cyuma cyawe nakora inshingano ni nayo mpamvu usuzugura ubu ushaka guhindukiza umugore utagaburiye ubu se urashonje ntazi ibyo wahashye se niba akwanukaje bwatsi vuba sibyo ubu ntabwo sinkakanyishe guhaha nta uko unyweye amata ukabona amafaranga yo kuyishyura kuba utabonye ayo guhaha mbere y'igihe aho ubundi wagiye ureka ubunyemba umuntu abyibushywa n'ubwesikoro gusa ako wagiye urika amahanga singaye si bibiri umpaye nabyo wari ugiye kwishyura ibyo wangaswe n'ingurire ntagatwe se n'ikibwana kimwe se ikiguri cyabo yasubiza amafaranga araryana yasubiza aya mata ndanyweye nushaka wewe ningire gukanga we
Niko suka azuka ni gihugu kwanga hano abugore kandi uzakurisa se weho umva mwabaritse ahantu ugiye kujya ahantu ugiye kujya reka buriya nabumvaga wowe na birasabye mwari murimo muvuga ahubwo se kara noneho nawe usigaye twumviriza oya ntabwo ari ukubumviriza nyine sinzi ukuntu nciyeho numva muvuze nyine akantu karankurura biba ngombwa ko numva ibintu mwari muri kuvuga kandi nyamara ni ingenzi none se nindeka kujyayo bigenda nyine numvisha ahantu ushaka kujya ngo Karine ngakujyana waretse njye nkakujyana kwa mukecuru wanjye mu cyaro kurira mwari muri kuvugana by'inda n'ibintu by'ibitegano abikora kandi neza hako karare karatamwibariza nk'ubu birasi yatinyuka akambuza abibona neza ko inda yanjye itagiva ahiri buriya warishimye nishimye ni ikibazo ariko ikibazo ni uko ahantu numvishe ngafite ubwoba ngo ko banjyana ngo mu bapfumu yego nyine Karine yambwiye ngo ni mu bapfumu ariko se abo bapfumu bo babaye baramfasha nabura kugenda ngo bamfashe urabizi neza ko mu bapfumu ugiye kujya nese uwo mukecuru wawe ntabwo ari umupfumu ntabwo ari umupfumu ngiye mukecuru wanjye akoresha imiti ya kinyarwanda kandi akakuvura neza ariko nese abapfumu ubundi si abakoresha imiti ya kinyarwanda nose abapfumu nibo abantu bagutuma ibintu by'ibitambo sinza gutumye ihene y'ibara rimwe agutumye imbwa uko nari nzi ko abapfumu n'abandi bavuga ngo ayo njya gutuma n'urushishi ruhaka ubu ari ugutumye warubona ngo urushishi kandi ruhaka n'indi igaragara warukura he koko urushishiri ngo ruhaka cyane abapfumu akanuma ngo ni iki wenda reka tuvuge wenda baravura sibyo ntabwo najya wenda ngo mbafobye simbizi hari abo njya numva bakijije ariko kondisiyo bagira n'ukuntu we nkuzi ukuntu witonda n'ukuntu usenga ntabwo wazikurikirana ngo zishobore rero ubwo numvaga nyine ari ibintu byoroshye ukagenda bakakwihera umuti ukitahira niba harimo ibintu by'amategeko sha byanangura none se mbwira uwo mukecuru waramwizeye ni ukuri mama wanjye ndamwizeye ko hari abantu benshi yavuraga mpari kandi koko bakaza no kumushimira ni mama wawe ni mukecuru wanjye ubyara mama ni nyogokuru wanjye twakuriye aho ngaho nyine mu rugo tumubona avura abantu abaje kumushimira urumva ntabwo umuntu yakwikorera ibintu ngo aze kugushimira abo waramukoreye ibintu ntibigende neza abantu benshi rwose arabategura bikagenda neza aca amafaranga menshi we nta n'amafaranga yaguca dere ni ukuri njye nzakwijyanira urumva ngende musobanurire uwo uriwe nta n'atanu azaguca abo kara nawe urakabya ni ukuri kw'Imana umuntu avura abantu akabavura ibintu bikomeye akakorera ubuntu abandi arayabaca oya njye se kucyumva katayaje oya ntabwo namukundira akayaguca uragira ngo azamvure se atabyitaye nta kibazo njye nzamusobanurira wowe uri mabuja wanjye reka ubazajya guca amafaranga ubuse ngiye kumva hano wewe humura nta mafaranga azaguca nzamugusobanurira kuko n'ubundi hari abandi ajya avura akamuga ati we genda nubona bicemo zaza umbororere nkurikije uburyo mbibwiye birasa abana ntabwo abyakiriye noneho ntabyakiriye ntanamubwije ukuri ko ari abapfumu ukumva rero kujya nibabariza umugabo weho nyizeza neza niba uzi neza ko uwo muntu avura kara nsubire mu rugo duhane gahunda nyine urumva ntabwo ari umuntu wo mu gasozi rero wenda ngo ndi kumukorera bibirisite umukecuru wanjye ni umuntu twabanye n'umuntu uzi neza sibyo kugenda nkamugusobanuraho rero nako kanya n'abandi bose yahita bahagarika akabanza agakorera wowe sibyo wenda nyuma tukazajya kumushimira byaratunganye kandi kuko urabona kiriya kintu reka nkubwize ukuri kara tureke n'ibyo kuvuga ngo ndi nyokobuja ngo ndi ibiki reka nkubwize ukuri nanjye biciyemo nakwibwiriza nk'umuntu mukuru agira icyo nkora rero dusubire mu cyane kuri wakoze wowe nkundira ibindi nzabikurikirana ubumora Mwana we cyakoze barakazi kasigaye kagiye kunyica menya ngiye gusezera yagiye gusezera nahagaze da mbega ibibazo biri muri iyi nzu we cyakoze uru rugo wagira ngo ni urw'amadayimoni wagira ngo ni isi igiye kurangira ni mu mperuka araye kutoroshyera uriya madayimoni we ntubamo yambonyemo bagiye ijya ngubona imana yakwimye uburebure kwima ubwiza nk'ubw'abandi bakobwa kwima ikibuno jabona i Kigali abari abakobwa bafite ikibuno ariko wowe werekana reka nta kintu kiriho pe ntacyo naba mfataho habe na gato ni wowe se ushaka kugifataho ndagira urabona ibiganza byanjye bidashyitse se ntajye ca amata rwose ukumva uko umuhungu yakuze neza za bosi ngire neza we hari ibintu byinshi nshaka kuzakubwira ariko nuko bigira ikigori koko
n'abantu ntera turi zabuze muri nzu nanjye nkubwira nanjye ubwire tugire uranyibukije di ariko bankobwa ruri hano ejo bundi aha usa nka mabuja baravukana umwari se bapfana yitwa umwari aravukana se byahehe yitwa umwari nyine tuzi ko nawe yenda kukwicara uriya mukobwa rero buriya ko umubona yigeze kumunyuzura nanjye uranzi nkuriye yigeze kuza nyine turamucumbikira twamucumbikiyeho koko twaramucumbikiye ngo atwite amababuja nyine amufata neza shaho ibaze ko icyo gihe yaramangoni namugaburire nkajya nkatesa aho katavuga amagambo menshi nyine kigeze akana ke umva utari satani nari muri icyo gihe nabaye mushiki wa shitani ibyo rero mutavuga ati shitani reka nkuve mbe mushiki wa Yesu ariko mwari yitwa umwari zatwite aratwite rwose niwe bimuteye niwe bimuteye urandeba ukabona yafata rero reka turebe uramenye da ushaka no kujya kwasaka se ngo urebe niba byafata cyangwa bitafata ese kuba wigira ubwemeye nyine se mbwira reka bakora ryose umwari uramuzi ariko umwari ashobora kuba ari rwiziringa uravuga ni ikirara nyine narabivuze narabitekereje nato ko gashobora ari ikirara niko umuntu atwarinda bakamwirukana na nyirago mbisi kuba mwirukana ibyo ngibyo nivugira ariko akaza akajya kuraraguzwa akagera nyine tukajya tumuha uturyo nyine kababaje ubona baramwirukanye urese yaje ahangaha tarafite ahandi asanzwe aba nambwira yuko ngo mushiki w'umugabo we n'undi mugabo n'umugore n'ubwo na nyina w'umugabo we ngo mutesa ngo umugabo we mbaye ngo twemba ari birasa nimba ari sabira birasa ngaho umwari birasa ngo uriwe mugabo we ndacyavuga ariko nanamubonye ari kurira ku ifoto ya birasa muri telefone ibyo nyine batabana mufata ko birasa ari umugabo we icyo gihe inda y'umwari yabigize abagabo babiri birasa rwose umbabarire ibintu ngiye kubwira birakomeye kandi rwose umbabarire mwumve mufite nk'umunyamafuti cyangwa nk'umutekamutwe cyangwa nk'umuntu urimo kwishushanya rwose mwana wanjye umaze igihe kinini pe kinini ariko nitekerezaho usanga ibyaha byanjye ni byinshi muri uru rugo none umwana wanjye nafashe intambwe nziza nateye intambwe ndifuza rwose guhinduka tukabana mu mahoro ukambabarira ibyabaye byose ukabifata nk'aho ntabwo byabaye tugatangira gutuza sibyo ibintu ni bibiri unamfasha wahaguruka ugende cyangwa ngiye mpaguruke bigende ese ubu muzanyizera ryari n'ibintu byose mbabwira udashaka kunyumva mwebwe murashaka ko tubana mu mahoro ariko ngewe ndaca bugufi nasaba imbabazi mukazinyima none se ubu nugenda urabunyumvise rero nimba urimo gusaba imbabazi egera umwari umusaba imbabazi kuko umwari niwe wakoshereje umwari niwe warakaye kurenza nuko ngewe ndakaye rero uzi n'ibindi rekera gusuzuguza umugore wawe umwari wowe ubwawe turi kumwe namusabye imbabazi aranshweshuriza arazinyima ujya nateza itama nkaho wenda oya mwana wanjye rwose ahubwo ikintu nifuza umwana wumva ukuntu asigaye andeba nabi aransuzugura agakabya njyewe genda umubwire ko naciye ko ibintu byabaye bitazongera rwose mu gihugu mwiza umwari ntabwo namuhera nta hantu na hamwe nahera umwari mubwira ngo mama yicishe bugufi ngo mubabarire kuko icyo gihe yamfata nk'umusazi ese kuko ubona uri wo kubabarirwa ni ukuri nta cyaha na kimwe kigo kitababarira genda rero umusabe imbabazi akubabarire ntabwo namuhinguka imbere urabizi papa we yarakubwiye ngo uzajye unkunda unteteshe unyumve wenda ninjye wishe inshingano cyangwa mu mugongo niba ari ukugutetesha maze niba musabye kunsabira imbabazi jya mu mugongo ngo uheke mbwira icyo ushaka kurya bakikuzanire bakigutekere mbwira icyo ushaka kunywa baguhe ariko rwose umbabarire utuze kubera ko njye nta kibazo mfitanye nawe
niba ushaka kubaho utuje wicishije bugufi egera umwari umusaba imbabazi. Ntabwo nabuze ibyo njya mu rugo ariko ni ukuri nabuze amahoro yo mu mutima kandi byose nisuzumye nasanze ari ibyo byaturutseho cyane kuko ndumva nitiye umwuka uranyuziwe ubwo kuba wumvishe ko ndayo mwaragize ba papa w'umwana babiri nibyo bikututije ugatitira ahubwo uri kubivuga ariko mu mutitiro wawe harimo n'ikintu cy'uburaya kuko uri kugenda usubira inyuma ujya imbere nkaho usanga ibyo bintu bizi ni gute ahubwo ni gute umwari atwite inda ebyiri ayo makuru aragurishwa uwo mwari nkurikije ukuntu namwumvishije hari akagabo k'akabwa k'inzobe tuziranye bita Hirwa ni musaza w'umwari niwe musaza w'umwari ubu ntabwo nigeze mwumva ko amateka yo mu Rwanda ikintu kinyobeye bitewe n'ukuntu ugenza ibintu bikeya ariko bifite akamaro kubera iki nyine iyo ndigize abagabo babiri ni kubera iki none se uwo Hirwa yateye mushiki w'inda ariko ndi kubwira igipfamatwi nyine ntabwo ngende kubyumva pe birancana gusa ubundi wumva bigenze biti mu buzima mu busanzwe ayo maguru rero niyo umwari inda ebyiri afite inda imwe ariko iyo inda imwe nari nsanzwe nzi se w'inda rero nawe numvisha uvuze undi se w'inda kandi n'uwo birasanja mwumva wamubwiye se ariko ntabwo ndi kubyumva ntabwo ngende nari numva umuntu utwite inda ebyiri nakoze abagabo babiri hajye biranyobeye nanjye biranyobeye ariko nyine niko bimeze none se aho kugaburira neza ugiye kugura dodo nonaha none ninzi kugaburira byibuze uzana ubwenge wibuke papa w'umwana ntabwo ngende kubyumva ndamwibuka ariko nubwo nakubwiye nyine uwo maze kukubwira niwe mbashe kwisanzuraho niba wumva ko nta kibazo dufitanye sabira imbabazi umwari ese mama nta kubazo nta kibazo ibyo bintu uri kuvuga ubikuye ku mutima cyangwa ari uburyarya uretse no ku mutima bivuye mu bworo bw'ikirenge birazamuka mu maguru biza mu nda bigera mu mutima birazamuka bisohokera mu nda ni ukuri mbabarira umwana aransuzugura umwana ntiyamana uyu mwanya mba ndabona no kugushimira mwana wanjye nubwo nakubereye umubyeyi gito umubyeyi mubi shitani yarashutse shitani irashuka inyereka ibidahari kuba uyoboye umutungo w'umuryango nta kintu nakura ariko nawe urabizi bya shitani ubu rero ndashaka kwitera umugongo shitani nkaba umwana mwiza nkaba nyirabukwe mwiza w'umwari akabyara akaba ari guterura uruhinja rwose tukibanira mu mahoro niba ibyo bintu uri kuvuga bikuvuye ku mutima ni ku mutima gusa se ko ari ku ndiwe yawe ndaza kuganira nawe mwari urakoze mwana wanjye urakoze wenda nanjye sinyisinzira ndahindukira nkabona umwana arimo aramwaza atanahari nahindukira nkabona urimo urankubita utanabikoze rero nabuze amahoro yo mu mutima pe ariko dusezerane ibintu bibiri nimba ibwira umwari akabyanga ngo utari uri ufite umutima mubi none ndakora iki umwinginge nk'umugore wawe umwana arakubaha ndabizi ntabwo wamubwira uti babarira mama ngo byange kandi ni ukuri nanjye nzamwerera imbuto pe azabibona ko nahindutse domina kakuze azabibona kuko nitekerejeho nsanga nshobora no gupfa nkajyanira ibyaha n'Imana ntinyakire genda ndamuvugisha urakoze mwana wanjye rwose urakoze wenda nibura umutima wanjye uruhutse nibura ubu ngubu ndumva ndi buryame ngasinzira rwose naho ubundi bidakabije pe ngo tugire ngo rero ufite umutima mwiza kaku ndakuzi kurenza uko wize ibi byose ni uburyarya umwari akubabara navangiwe urangiye ibintu byinshi bibaye byinshi birapfa kuko ubwanjye bitabumera nk'ubw'inyoni ariko n'ubusanzwe uri ikigoryi ahubwo ni uko bagukubita kenshi ku munsi ariko ntiwumva ntabwo mvuze gukubita uranyibutse ko mwatetse irobo y'umuceri ubonye ukuntu mabuja aranyishe uriya mugore ni igisambo we kadafite amafaranga mbega umugore cyakoze amana nimburira abantu bose ureba kuri ubu tuvugana amana tangirimo abantu batanga
tangira uri mama umugore muzima mbega indambi we mbega indambi mbega ubuturi mbega ubugona mbega umugore w'ingona we ese ubu bazampimba ibyo ntabwo mbise gukora ngo njye kwangaje njye kubwira abakobwa simeruka ari irura ufite inda nini wese urahembwa ibyo udatekereza njye baramemba boss no buremera akamunda n'ingoma z'abaporoso cyangwa ubu tatamemba mbere ko amafaranga mabuja mwana ari bye mbabaze nkubaze aha hantu rero ndiho ndareba nkabona ntazahatinda uriya uzahatinda mu gihe ugifite amakuru yakwicisha abantu afite kose ntabwo kandi nawe harayo ufite ye menshi nk'umuntu urara mu nzu se iyo bigezeho mu masaha 8 wowe uzabimbaze neza ntariye rwose ntabwo nanyweye icyayi ariko ntabwo nanywe nariye tugiye kurya irobo y'umuceri ubwo amakuru ndacyafite ubu yashize matiti karabe ntajya harari mfite ubu nyise neza kuva navuga no gamye nyise neza ongera umamagare matiti oh yes ongera uranyishyura se ongera imwe ntabwo ndimbwa yawe barabivugisha matiti ye karabe bo mana we cyane ko nyine urimo ariko wanguyambiriye nawe mugufi hari inkuru mfite uri kugenda ntayikubwiye ngo umunwa uriho urarya urambwira iminsi yashize hari umukobwa twakundanaga ako yarambabaje dukundana koko saa sita nagiye kumureba tukagira nijoro tukagira uri nagura imanzi niwe kandebe mana weza na ndebe Latifa niko se muko ugiye hera yegwe ndabona yuko zo ugiye ubwo ugiye he kuki usigaye ugenda utambwiye sindi umuntu mukuru koko ku buryo ushaka kugenda uba ugize ikintu uba ase mama ubu sindi umuntu mukuru koko buri bintu byose niba ngiye kuri toilette nkubwire niba ngiye mu cyumba nkubwire batereka nkubwire ntekereza ko nakureze neza nkurerana ikinyabupfura gihagije ntabwo ugomba kwikoraho ngo ugende ufate inzira ugende ahantu ntazi iyo ugiye uba ugize ikintu uba namenya nkubariza namenya nshakira mama ngiye kureba ruhumuriza ngo ko nshaka yego ko mwana wabuze se niko se muko ye niko utangiye kujya gusura abagabo rero ubaka kagiye gusura ruhumuriza uramusuramo ibiki umva ruhumuriza agomba kujyaza akagusanga ahangaha ibintu byo kwishorerana nk'imisure ngo ugende ugiwe narangiza gusambanye aguhage namara guhaga agutere nk'ishoti agutupira iriya ase mama si wowe wambwiye ngo ni inkondo uriya mugabo kuko nese tuzadora dukundanira ahangaha hanyuma ko namubwiye kuri isugi kandi nawe ukaba ubizi ko waryamanye na shema uramara kujya kumwitarika imbere nasanga uraga gore waramaje kuba umugore azaba akikurongo ntabwo ngiye gusambana nawe ariko ntabwo ngiye gusambana nawe tugiye kuganira iby'ubukwe bwacu ashaka kugenda akagusindisha yamara kugusindisha akagutwara akakugeza iwe mukaryamana akakwisanziraho uko abyumva yamara kwimara agahinda kose agahita ajugunya imbwakazi hanze ase mama ko nabonye mwana wa mwiza ibyo yabikora abagabo bose niba mumbabarije nta mugabo udakunda umukobwa mwiza nkawe amuciye urwaho ikintu ugomba gukora ni iki ugomba kwiyuma uriya mugabo ndashaka ko uzamubera siripurize ku buryo avuga ati umugore n'uyu atakibashije kugusubizayo uze ko namubwiye ko umukobwa wanjye namureze neza akiri isugi wowe uko ubizi uri isugi uri isugi ntabwo shema yakumaze mpanumve none akaba yaraguteye ishoti mabuja rero ibibazo byabaye byinshi muri iyi Kigali baza ko nagiye kuri botike wa mugabo uri witwa Claude arangije amakeke imwe ngo niyo yari isigaye ko nyine zicyari nshyashya none ndavuga ati ko tundi ko mabuja afite mu nda hatoya wamwihira agakeke kabiko ntacyo gatwaye none agashyira cyo igikombe kinini cy'amata cyuzuye ko bituma haga kuko nyine ikondera amata cyane kurusha n'ibikeke ibikeke sarwo bikunda cyane none nanjye ndavuze ngo reka mbikuzanire mugira apeti abantu beza samatibo karame wabyiririye nawe rwose urasetsa cyane byirire ese ntabwo wagiye kugura amata kare uri kuvuga ngo ugenda wiranguzwa ngo ijage ngo kubera yuko
ntaguha amata none nshaka kubirya nawe ukumva ukuntu amata aryoha. aho yanyine ndabizire kugira ngo nkubite kandi maze kabiri mutankubita rero wabona mukumbuye kuko kuri kubarya mushaka ko nkora agakosa nanjye rundi kwinda navuze ati nakosa nzongera tibura mabuje ariko nanjye nabitekereje uriya mabuje aragerageza ngo ambwire ngo nyanywe nyine ibyo mbitekereje none nyanywe abona ubugoryi mfite namara kubona ubugoryi bwanjye ankubite nawe yawe nyine ndabwo buryo ubwo bugoryi bwawe nta bugoryi mfite ubu ngubu nibaye umuntu mwiza muzima ushaka kuryoshye wikirirwa ugira umururumba yafata uyanywa nawe ndi kurota mabu wanoshe nkumva oya buretse kandi kubite mba mfite n'isoni mawe guko urumva uryohewe ari kuri seriye kuko mabuje amana ababyeyi imana izaguha umugisha ala ntabwo uri kuhabona nakubwiye ngo reba imbere yawe aho ngaho uri nyine bwira motari akomeze imbere gatoya ku gipangu cya 40 nose ushatse kumbwira ko wavuye kuri moto utaragera naho ugiye oke ngaho hagarara aho ngaho nshaka umuntu nohereza azi ubimumpera bizane niba uri kwihuta reka da wigigora rwose sawa nshaka umuntu wo kohereza kandi mpari igitagaza ye nanga kugira mu ntume cyane wowe ninde ukuhaye karibu ninde uguhaye karibu kosa se nikosa wahamagawe se aho ukwiriye kuba ntabwo wazi ntabwo ari hariya ruguru ku gipangu nje mushaka umuntu wo gutuma da nose mu bantu wumva atuma wowe urimo njye nigeze ngo akazi se mabu kutamututse ngo umushihagure kandi wenyine ntabwo ndi umuntu se wese ntabwo nkubwiye ngo ubinywe wamuretse nawe agasoma uyegura ese ko mwene mama amaze iki natanywa amata ubworo bwaramwishe ariko wajya ugira umutima mwiza ara uzaba mugufi n'umutima ntabwo nshaka ko muterana amagambo mu nzu yanjye subira ku gipangu niba ushinzwe kuba koko niba nishaka uwo ntuma ndamushaka ku giti cyanjye ntabwo ari uwo mpitiramo uwo ntuma nyamara nari ndaga kugira ngo ugoboke mvune nta amaguru ngoboka yawe nshaka uri kugira gute matibo subira mu nzu nawe ariko njye nakubwiye ko ntagiye gusambana nawe mama ndi umuntu mukuru bihagije Latifa ntabwo ndi igitambambuga mama maze gukura niba uzi ko ndi nyoko narakubyaye navuze ngo subira hariya nagukenera ageza gusura ahangaha mama wambwiye gukunda uriya mugabo ariko wambwiye gukunda uriya mugabo nta buryo rero namukunda duhora ahangaha hanyuma nakubwiye ko uzajya kumwitambaza ngo baza kumare mpanumve njye singiye kuryamana nawe ngiye kureberega naho atuye ndebe ko iyo nzu nzayishima ndebe we haparitse amamodoka ngahe ibyo se bitwaye iki hanyuma namara kugusindisha akagusambanya se uzabigarurira he mama njye ndi mukuru bihagije sibyo ndi mukuru bihagije nanagiye Rati garuka hano Latifa akurambira akagasuzuguro we hano ukuntu uzunguza amanyo wikubita ugenda ushobora kuza izo nyo nkazihata inkoni domera ngiye ntukankinishe nta soni hano ese ubundi niki cyakumaza ubwoba wowe nikira gishaka gutuma unyizunguzaho ukagenda uta se habaye iki ni Latifa navuganaga nawe nta kibazo gihari nta kibazo gihari kandi mbona uri kwitonganya agukoze iki nyine habaye iki reka da nta kibazo gihari ahubwo ni uko Latifa yari agiye nkamubwira ngo abanguke abanguka kandi numva urimo umutonganya umutuka ngo oya ntabwo namututse ahubwo si ubwo wumvise ute nari mubwiye ngo aho agiye hose abanguke ndashaka ko aza kumpanagurira inzara akongera akansegeraho bya bintu bye ibyo namubwiraga ntabwo twavuganaga nabi birasa nawe wazabyumvise nabi numvisha waramushyingiye da kandi uri umuhanga wo guhitiramo umukobwa w'umugabo mwiza akwiye gushaka umuntu w'umugabo umwana nawe arumviriza wagiye wumva ibikureba se ko muvuga ko aribyo ugira amatiku ubwo wowe urorohewe ariko se urarinda kuvuga ngo ngira amatiku ndorohewe ko nicara aha mu nzu nkumva ingoma zivuga nkumva ababyina babyina nkumva abari hanze hano musakuza urumva napfuka amatwi none se wowe nawe umubano we na Shemura wiwe
umubano we na Shema Shema urawuyobora bayiruhumuriza ntabwo ari muramu wawe Shema bayiruhumuriza yewe ruhumuriza ubanza ari ibisobye bikaza ndavugishijwe humuriza ese Shema azaba umukobwa wawe abo wowe umwari Shema ese azaba umugore wawe ikimuri wagiye kwibambaza ku mugabo w'umwana wanjye akarinda amutera n'inda none ukaba utuma Latifa na Shema umubano wabo waragize ese ubu naguma akagumirwa uzamurongora wabwiye umugore wawe akaguma aha Mareka nkubwiza ukuri inama nakugira nuko ibi bintu Latifa arimo kuramo Latifa utangiye gushuka ngo uzamushyingira abagabo barimo bagufasha bagira bati abaheze Shema n'ingiye wamushyingiye si muramu wawe si nkaho nawe ari muramu we si bihuje Shema n'ingiye wamushyingiye Latifa ariko Domina nagorwa ubu kandi n'ibya Shema na Latifa mbijemo mbaye umuhinduye umusazi ubumpinduye umusazi kuva ryari ruhumuriza yitwa Shema hako ruhumuriza ubundi nabivuze ibyo mwavugaga ko nabyumvaga byose ibintu biri kujya ako Dome ubu ntiwasaze waranasaze ibyo rwose humuriza se nabivuze warasaze rwose humuriza ni uvuga ngo ubu mbaye umusazi ubu mbaye ikigori ubu ubu mbaye ikigori harya ruhumuriza ni uwuhe cyakora uzishuka kabisa sizakubona umusore kandi ndakubwiza ukuri sizakubona ariko rero ruhumuriza ntayo navuze ubyarya buteye ubwoba muri wowe Domina koko nzakora iki kugira ngo ubone ko ndi umuntu mwiza koko ko ibintu byose amafuti y'ibintu bibaho byose ari igihe babishyiraho ariko se k'imipangu yanjye yose nayibahaye nkayibereka nkayibagirira mu biganza nta kazi nagiye mutazi mama nta kintu na kimwe nakoze utazi nose njye nakoze iki ni iki ntagushyigikiyemo uretse wenda n'ubu imbabazi nsaba ni uko narwanyije umwari kuko nari nzi ko aje mu rugo rwa Sisi ariko naje kubona Sisi nawe ibyo bidasobanutse bose umwari natuje mu rugo rwe iki gihuru urimo urasasira umunsi cyavuyemo igihunyira uzabage wifashe ako bira ni iki nakora ukanyizera ako mu buzima uzavuga neza ryarira amataraniga cyane uvuga nabi akarameno byeyi amayeho nanonera kumva kubeza kutubwira nabi nka tutarabana gabanya kwiyahuza amagambo ahangaha asohoka hanze haka uri kurya byiza sha gabanya kwiyahuza amagambo aho ngaho siko mudufata nka tutari abantu twiyahuza amagambo koko turi abantu bakuru navuze ngo sohoka hanze kandi nta mwuka mfite ntuwumaremo mara rero mabuja yego warabyanze ko nzahita mabuja unyirukanye ahangaha ariko kugira ngo ngufitiye amakuru meza sizi niba ari meza cyangwa ari mabi ngaho ako nari nyafite da ubu akanyuje nawe ubaye nka Matibori ubaye umunyamakuru sindi ubatorera kuba abakozi b'abanyamakuru muri uru rugo wenda sinzi amakuru ya Matibori ariko iyi ntabwo yaba meza nk'ayanjye cyangwa wenda ntiyanaba mabi cyane nk'ayanjye urumva ko biri mu rwego rutandukanye byanye niba bibi bizaba bibi cyane niba byiza bizaba byiza cyane niho hantu hari ibitandukanye ntayo ushaka kumva urumva ayo makuru yawe mfite akahe kamaro nayabwirwa n'iki si wese uyafite wenda wayumva neza cyangwa ukayumva nabi byaterwa n'uko ufata ibintu ariko kubw'umutima wawe wenda ntazi uko usa ushobora gusanga wabifata nabi da dore ko muri uvuga nabi gusa sindakubona useka ariko buriya ko wari ufite agahinda mu gitondo wawe ugatewe n'ikira akumvaga ari kuvugira kuri telefone ngo washize imyaka myinshi ngo warabuze umwana wawe ngo none ngo warongeye uramubona buriya rero birasabye si ubwa mbere mwumvishije n'umuntu witwa umwari abona uko ari babiri none niba atari ubwa mbere ubumvishe bangwa mu matwi naba nshaka kubumva naba ntabishaka aho ndi hose baraza naho navuye baravugwaga ikibazo bavugwa na ariko birasa ngo n'umuntu mwiza nuko kubura birasa n'umuntu mwiza cyane numva avuga ngo ni n'umugabo munini nibyo ra arabyibushye ko yarananutse nkawe akosa abananutse busa abantu kumva n'andi makuru ufite bandeba ukabona base ntuzuye nyine urumva n'andi makuru ufite kubuza birasa n'umwari urumva ngiye bimfashe iki ariko umwari agira amahane muravukana bari nashobora gusohoka hanze wenda
ngerageza kuba na inshuti nawe ariko mama utabishaka. Jembe inshuti nawe Cyane. nabuze abantu dukundana se ku buryo nkundana n'imisigati. Simvuze ngo dukundane. Ngira nashaka ubushuti da. Ibyo nerekera akaba nambeshya ku mugabo wawe nashatse kugutwara ndabazi. Tuzira byinshi. Twarwa n'indobo. Ese sheri ko ntacyo bivuga? Yereka nkubwize ukuri sheri, reka kwirirwa wivuga. Domino uyu reka nkuvuge mu zina niwe watumye nkubahuka. Domino yameze nk'uruvu. Ubaha yicaye uri kumubona asa icyatsi. Mu kanya araje asa umuhondo. Ejo umubona asa umukara. Domi ndakuzi neza. Ndakuzi aho duhereye dutobanga mu bwonko. Ubu twarakurambiye. Gusa umwari mwana wanjye. Are. Ibyo bintu ko ntigeze mpakana ko byabayeho koko. Ariko niba nisubiyeho nkaba numvise umutima wanjye ucira urubanza abantu birebera. Ese ni kangahe wisubiyeho? Rwose ni ryo rya mbere n'itanu. Mumbabarire mumbabarire. Umwana murizi ngo nagirwe. Nyine ubwo muzamundenganyije ariko giye rwose mfite gahunda yo kwisubira. Ndakubwiza sheri mba nkubwire. Uraramuka umubabarire ku giti cyawe ngiye ntabwo turi kumwe sibyo? Kuko ibizavuka nyuma yaho ntuzakiremo. Undamumva Domi ndakuzi neza ndakuzi. Nta muntu mfite, nta rukundo mfite birasa. Rwose urukundo ndari rufite abana banjye. Twararubonye. Ndetse n'umwana muzabyara ndaro. Mbabarira. Ibyo ukomaho ntukome ku mwana wanjye. Ni umwuzukuru wanjye ariko. Mbabarira. Ndongera ndavuze ngo mbabarira. Ntabwo ntuzongera. Bivugane na birasa. Birasa ni yambwiye ngo nzaze kugusaba imbabazi umwana. Kandi ni ukuri ndakunda. Ako Domi uzi ko ushaka kuvugira ngo tuzahora muri iyi mikino. Ngenda kumenyesha ko ubu ndamutse nkubabariye. Sheri simbivugiye hano. Ndamutse mubabariye. Ari bwa butekamitwe bwawe bwo kuza uryarya umuntu. Kuko muzambana nk'umuntu wihariye ubyara. Ariko ubu abisha abantu bo ntibababariye. Ubu ni ikihe cyaha kibo kitababarira. Jewe ndambiwe intambara. Ni nanjye wabwira ati fe rwose ngo duce bugufi dusabe imbabazi. Rwose ibi bintu numbabarira. Cyakora Domi uzawe ku bandi. Ngenda kubabariye. Urakoze mwana wanjye urakoze mwana wanjye. Wakoze mwana neza. Wakoze. Nukubwira nukuri urakoze mwana wanjye. Nukuri ntibizongera. Ngiye kuba umubyeyi mwiza kandi muzabona ko nahindutse. Reka rero mubwire mama Latifa. Ubu tuvugana ibintu birahindutse. Nta kibazo. Ibintu byabaye byose ntabwo umwari yari ifite gahunda yo kugira ngo azabimenye cyangwa n'abandi bose baze babimenye. Muzabona ko jewe rwose ndahindutse. Kumva rero mubwire mama Latifa. Urabona ko ibintu byahindutse. Twese hano nta muntu n'umwe utazi yuko utari mama. Kandi amazi ntabwo akiri yayandi mama Latifa. Ingoma zahinduye imirishyo. Birasa mwana wanjye. Nubwo nyihakana. Ndabizi ko nta gususuruka ko hejuru. Ariko narakomeje. Ese mama. Ndakurira. Urarwara ndakurwaza. Reka ngo uhamagare mama. Ngushyira mu ishuri rega. Ese ko byarangiye muri gupfa ikibikorwa. Reka ngo uhamagare ko ibi muri kubisubiramo ngo bigende ute ni wasabye imbabazi. Ariko biratangaje. Niwazihawe. Nese ko agari ibintu byo niwazihawe. Ubwo biratangaje ko umuntu asaba imbabazi yarangiza akanakomeza gutsinda. Akagarura n'amatiku. Yewe nta matiku nagize. Kuba nitwa mama birasa. Ntabwo kuba ntaramubyeyi mu byanjye bikura. Rwose mu mwana wanjye. Ariko ibyo wakoze rega mama birabikura. Abantu banyita mama birasa. Ibyo wakoze birabikuraho. Narasabye imbabazi. Ntabwo bizongera naricujije. Kandi n'umunyabyaha rwose arababarirwa. Mukinga gusha waje gusinzira hano so konje nk'umushura kandi ari wawe ra uburyo urugiro kubita ntunarebe n'inyuma igitagaza ye dore iminsi bayicyo itatu mbona ntacyo mwibwira kijyanye n'ikisi wa mukinga ahubwo nabuzwa ari kigusinzirira ahangaha kandi koko icyo mu ndakibwira icyo mu nkona ati ngwino usange tugira uko tuganira ntago bakugaburira se bangaburira
Matibori ntabwo agura ibyo kurya. Bandi. Matibori. Tibori se baba yari. Nateka irobo y'umuceri muri abantu 8. Kumva ko nge naba ndimo rero. Neza ko nabwiye ko bakubwira kuki batakugaburira. Yewe. Niba waranabivuze ntabyo bumvisha ahari. Ko rwose nkajya sindura umuntu pe. Barandeba bakabona sinsonza. None urashaka iki gutangira gusinzira? Ubwo databuja ugire neza wambyara muri batisi. Ubwo muri batisi mu gutesha. Ukamuha amafaranga. Iminsi ngaho utaramara n'ukwezi utanyikwaga amafaranga. Si iminsi yose nayikoze. None ukora ku munsi cyangwa ukora ku kwezi? Yego se nkora ku munsi. Ariko nyine uwo munsi kugira ukwezi kuzura babanje kuvaho umunsi. Uretse niba amazi iyo minsi 3 hano ntacyo mumbwira. Urumva gihe ntari bupfe rero. Sinjye naguha akazi. Ariko rero databuja sinabigusuzugurira urabizi. None wakwenganye ukwezi ukarangira shaka. Wakwanye ukwezi kwa gashira. Ariko wakihangana ushira koko. Wenda iyo kibazo cyandaza kugikurikirana cyo kutarya. Ariko nawe kwivumbura ureka akazi uze wicaranga utegete yawe. Kubiza amafaranga make rero. Amafaranga nyakure. Amafaranga ugira se. Ntayo mfite ubunyine. None ukaba witwa umugabo gute? Umugabo arangwa n'ibikorwa. Ibikorwa byabura karangwa ni kofi. Niba udafite ibikorwa ntubone iyo kofi urumva iki uwo mugabo koko bavuga. Hanyuma ko uri umugabo ko ntawe ufite. Nyanage sindi umugabo kuko uri imbwa none. None kida njya kwijanga none babwiye ko hari indi hari ako sindana yibona. Mfashije wamfasha kuyimenya da. Basi tukaya tunirirwa hano ku muryango nkamenya ko dupfuye turi babiri cyangwa turi zo mbwe ebyiri. Ikagira icyo bamfasha mu kuba nakitwa n'inzara hano. Ahubwo databuja reka kugira inama. Ufite umugore w'umunyamahanga. Nutihagararaho azakwicara rwose. Reka nkubwize ukuri nk'umuntu nkunda wampaye akazi akampa icumbi ntagira homba ngomba kukugira inama ihagarareho nk'umuntu w'umugabo. Giba niba kwaza n'ibyo bibiri ubitange. Tavuze amagambo menshi cyangwa ngo ugaragaza ikindi kintu yatange. Ntabwo ko nayo yatanga se shaka. Ndagwe ko nayo yanga amafaranga. Kandi kare yaranyishe. Ngo iki? Yaranyishe da. Aranyishe rwose. Sinzi ukuntu agiye gutya mu gikari turakubitanye. Sinzi ibyo yaragiye kureba mu gikari. Arambwira ngo ngirasohotse. Nabaze nk'inyisi. Ngirasohotse ngimwe y'indambi ngiragiye. Ngo nawe mvira ahangaha ngo ntabyo byanjye. Umugore baragusuzugura rero. Utihagazeho azagutwika pe. Azagutwika. Nawe arabibonye sha. Cyane ndabireba. Mu minsi gaye masaha ntabibonye. Azagutwika pe. Nakwihagaraho gute se? Kwihagararaho nakundi rero. Njye mucija, njye mukubita. Oya. Ese bifuse. Nakwihagaraho guteka shaka kurwana. Nitwaza jewe. Nakoze umwana wanjye. Ntabwo bizumva. Utazatinda kwiyerekana. Cyese niyumvise. Abizi ngo umwana muriza umugani yawe nta kurya ibitezi. Ntibyakorwa n'undi ntabizira dome. Ganyumvira amatiku sheri. Kumva barira mwahize mukagerekaho ngo ejo nzongera naba nabikuye ku mutima nabigambiriye mfite gahunda yo kubikomeza. Reka tumureke tumabarire rwose. Wenda nk'uko abivuze. Murakoze pe murakoze kandi ndanezerewe nabirasa nabi namusabye ko kunsaba imbabazi. Ngewe noneho nzi gusabye umwana. Oya ntabwo ari ngombwa kandi umwana wanjye kugira ngo wenda ubone ko ibintu bikomeye. Si ngombwa n'ubundi namye nkubaha urabizi kugira mfate gahunda ko kubaha kandi wowe wabiteye. Ariko niba ushaka ko tubana tugaturana mu mahoro tuzabana neza. Nanjye ubu ndagira ngo mumenyeshe ko uba igisamago mbikindi. Uba ikirura mbikindi. Uba inama mbindi. Rwose nanjye ndakubabariye. Nagasa nanjye ndamubariye birategeze ko nkubikurushye. Ese kuri ahubwo umva ibintu ari kugaruka. Nyine namubabariye nanjye. Yagusabye se imbabazi? Ngewe mubabariye mbere n'ibizambona ibindi uzazinsi. Nicyo kibazo cye sheri. Reka namubwire mama Latifa n'umunyamisore. Reka ndi mama birasa ibyo yigira byose. Nta ntambara nkeneye hano. Nkeneye kukubona we nawe mwari mubanye neza nkeneye kubabona mwumvikana. Umwaka. Rwose reka mubwize ukuri mubabarire mama. Azagwe ku bandi. Ntuzamubangamire. Ku bandi si ubwo n'ibyo nukumva. Azagwe ku bandi koko. Rwose uragira ngo ngweho?
urumva atakubabariye nyine niba adakeneye intambara adakeneye gukomeza kuzana intambara muri uzagwe ku bandi rwose akakubwira ngo ugende nyine uzagwe ku bandi akakubabarira urumva ikibazo akubwiye ari iki njyewe nta muntu wundi nzagwaho ushaka kutugwaho ndashaka kubana nawe mu mahoro ukazatugwa nimpfa muzamande ubu muzi ko ndi umwana ndi umubyeyi wanyu ntabwo uzavuka kandi murakoze ndumva umutima wanjye rwose werurutse urakeye ndishimye urakoze urakoze bira genda nk'agakoni k'iminsi rega najaga kugira ngo urengere urumva unyitwaze ugende umubwira ati njye ndi umugabo hano muri uru rugo icyo mvuze baricyo ukora niba utagikoze usubire iwanyu nose kwa murongo yarakurongoye gusa zabimfashamo ibyo bintu yewe keka udashaka da keka udashaka rwose uhereye nonaha kandi wempa amafaranga manze njye mbona n'izo mbaraga zo kugira icyo ngufasha mva rero mubwire bahema sibyo ndakumva ubu nta mafaranga mfite sibyo yego ariko ngiye kubwira amatiburi niba uri minisitiri wo kubyesha biteke niba ashaka murashaka zano twicarira uriya mugore sibyo ndashaka urya rwose yakwica marise humura rwose amasiyo turi kurwanira mu nzu ubuhari simba mara ariko niba wanantabaje nawe wowe njya gutabaza wowe ufite imbaraga zo kuntabara wowe wikita ku kuboko imbaraga ziba mu mutwe kandi nawe ufite ibigango baragucugusa wowe ntibagucugusa se ariko njyewe mfite ku mujomba ururimi cyangwa inkokora iyi nkokora urumva ntacyo yakora cyabana n'ubundi rwose ngaho rarihangane sibyo reka ntegereze nihanganye wenda ubwo ngutakiye uraza kunyumfata yahumura ntacyo bibukumva ndarya uyu munsi urarya rwose ngiye kubwira amati barakugaburira cyane nashaka ibyanire kurya biguke ariko nawe dore ibyo nibyo navugaga rero utihagazeho kugira ngo ati mumugaburire nanjye njye ubwo urumva niho baguhera bagusuzugura icyo gihe uraba unyitangiye kandi sindi umwana wawe rwose humura ikibazo cyane mu rugo ngiye kugikemura humura ni uko wari umbwira wamubwira ko se wagiye wihangana ugiye kugikemura databuja ayihangane rero ndaje mbwire amati warakugaburira sibyo ndabyumva niba nawe ureke kwigira nk'inuza mu kigo suraga umusinzira hano mu kazi none uriya mugore asanzwe uri gusinzira avuga ngo iki ariko yarambwiye ngo ntabwo ari mabuja we yankuyeho amaboko ujya uvugana na sobuja ngo ibyanyu nawe ntibindeba urumva rero ko dufite kumukora ibyo dushaka byose akakubaha sawa rero reka nyine mbwire amati warakugaburira cyane uri kumva cyane ariko unigaragaza akanyabago we guhagarara umusinzire umere nk'imbwa humura sinongera no kwicara rwose cyane kandi ugabanya amagambo nabonye ugira amagambo menshi yewe se uriya mugore azakubita umunsi umwe n'umuhe nakumena amagambo mvuga ababazi jye bahena amagambo mvuga ababazi bari kuregera ngo ubu uri kumushotasha amagambo yewe sinakubonye kujya uvuga ibigambo byinshi urahena wese kandi wagira ngo unyirukane wagira ngo ugire umujinya uhita unyirukane sawa nzabyikurikiranira reka maze mbwire amati baraguha ibyo kurya nta kibazo nanjye kamagarare hano sinongera kuryama rwose sawa reka da ntabwo wongera rwose shavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze